nta bintu byo gutinda noneho twagiye. Waba ufite ikibazo cy'uburyo waba barahakinze Facebook yawe bakayitwara, dore tugiye gukarura Facebook yacu batwaye, recover hacked Facebook account. Now tugiye kugenda tugarura ibyacu byajyanywe. Nimba barakutware Facebook nk'uko ibibazo byaje babimbwira, abantu benshi bambwira icyo kibazo ko abatwariye Facebook yabo bagahindura password na number n'ibindi na email. Tugiye kubigarura ibyacu byajyanye. Noneho reka ukurikiye video step by step kugira ngo ubashe kugarura Facebook yawe yaragiye. Rero kora subscribe kugira tubashe kubana kuri iyi channel yacu ya YouTube Technology TV Official Show. Nitwa Mwesiga David, ayo niyo mazina yanjye. Nyandikiye kuri WhatsApp ufite ikibazo cyose nje nyigusobanurire. Tugiye kujya aho bita muri Google Chrome. Mumbabarire ko video ribuze kugenda, ariko reka tuze kugenda step by step. Jya muri Google Chrome wandikemo aya magambo uri murabona access and download Facebook information, uyikandeho. Numara kwikanda uzakanda kuri aka kabiri account access dashboarding. Anga andike kwa kabiri kanditse my account has been hacked. Ukande continue ukomeze. Nugera ngaha ukande aho ngaho I think Facebook get start. Ukomeze uje urebe step by step ko turi kubikora nawe ariko bigenza. Ikibazo uzagira uzambaza. Uko nguko ndi kubikora nawe niko uzabigenza. Uzazugana hano handitse facebook.com login identity uyikandeho. Numara kuhakanda urabona ko nago tuzi nimero ya telefoni, ahubwo uzakanda hano hasi handitse uzakanda ahangaha handitse name interstate. Yego kuko na namba bamaze kubihindura namba. Uzakanda ngo nurangiza wandikemo amazina ya Facebook we bahinduye. Witukandamo ya mazina barayahinduye uyashyiremo. Twebwe hangaha izina banje Nancy Rose niryo zina ryari riri kuri Facebook yacu cyangwa riri uwo muntu arimo arakoresha muri minsi. Dore n'uyo nguwo. Numara kukanda uzazukanda hano I am not listed. Nurangiza wakande ushyire ukwezi wayikretinze kuko ububizi ukwezi wayikretinze. Ukande search. Numara kukanda search uzakanda hano handitse Nancy Rose. Numara kwakanda uzahita yes continue. Yego ukande continue ukomeze. Urabona ko nta password wabuzi, uzakanda hano handitse try another way. Ni uzakana numara kukananga hano urabizi ko na email ufite, uzakana hano handitse ngo no longer have access. Ni uzakanda kuko nuza na password ufite na email ya y'uwo muntu ufite kuko yarabihinduye. Tugiye creatinga email yacu. Wowe ahangaha uzashyiramo email yawe ushaka ko bari buze kukorezaho message. Uzashyiramo email ushaka ya email. Nimba Facebook we barayijyanye, ndabizi ko yaba uwo muntu wayitwaye yahinduye email na password na nimero ya telefone. Wowe uzashyiramo email yawe ahangaha ahantu tugeze. Uzahita numara kugera ahangaha uhindure uhitushyiremo, bari kwango shyiramo new. Ushyiremo ahangaha ngo ukanda aho ngaho nurangiza ukakanda ukande ngo new email address. Wandikemo reka nshyiremo email yanjye. Numara gushyiramo email yawe uzakora confirm uyemeze nanone. Numara kwishyiramo nanone amazina ni Mwesiga David. Kora subscribe tubashe kubana mu ijambo. Kanda continue nurangiza uhita wandika full name, amazina arimo arakoresha kuri iyo Facebook, amazina arimo arayikoreshaho. Ukande send. Ushatse wahitamo ugashyiramo ifoto cyangwa ugahindura ifoto yawe iriho, ariko reka dukande tubanze turangiza urugamba rwacu turiho. None uzahita ukanda send. Uzakanda kuri ijambo send. Bazahita bakujyana bakohereze inuza password kuri iyo mail washyizemo. Tugiye kureba
password batwereje kuri email. Dore turahita dukanda handitse login in with one click. Reka mbanze nkwereke kuri iyi ngiyi yo hejuru batubwiye ngo the password ngiyi hano hasi yavuga ngo change password, ariko twebwe reka tujye hano hasi kuri iyi ngiyi batwereje kuri aha ngaha handitse login in with one click. Reka tuhakande, nitumara kwakirika aho hantu bazahita baduha tuzahita dushyiramo ya mibare batwereje kuri email. Nitumara kwishyiramo dukande continue, nitumara gukanda continue tuzahita dushyiramo password yacu nshyashya. Noneho aha ngaha uraketinga password nshyashya itandukanye ne wa muntu, ukande next. Numara gukanda next uzakanda hano handitse stay login continue, ubanze wemeze ira password, ukande save. Dore nahanga ukande okay. Numara kana okay, dore Facebook yacu turayigaruje. Ubwo wa muntu wari wayitwaye arasanga password yahindutse, email yahindutse, buri kimwe cyose cyahindutse. Nitwe mwese David, kora subscribe tuzabane, ikibazo cyose wanyandikira ukambaza. Ndabakunda cyane.